Reka mbasuzukane mbivuze byiza mwe mukomeje kudukurikira kandi mudasiba kudukurikira umunsi ku wundi. Reka dureze n'ikaze abakunzi bacu bari muri diaspora, aho uri bumve ko tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Umunyamakuru rero Irene Murindahabi nyuma yaho rero amaze gutangaza gahunda z'ubukwe, ni ukuvuga nyine kwitegura gushinga urugo, dore ko yamaze gutangaza n'uwo bazafatikanya kurushinga. Uyu yitwa Liliane, akaba rero abarizwa hariya mu Bubiligi, dore ko benshi rero byagiye binababera n'urujijo bibaza bati ese uyu Liliane ni muntu ki? Ati ese Irene we bamenyanye ryari? Byose rero nibyo nza kukubwira muri iki kiganiro. Gusa rero ikindi wamenya ni uko Irene binabitangaje nyuma yaho Vestina Dorcas cyangwa se nyine mu itsinda Vestina Dorcas hamaze kubonekamo rero umugisha w'umwana. Ni ukuvuga ko nyine uyu Vestina yibarutse rero akaba abarizwa hariya muri Vancouver, akaba ariho yabashije kwibarukira umwana we w'imfura, dore ko yibarutse n'umukobwa. Akimara rero kwibaruka cyangwa se mukimara kumenyekana, uyu Irene Murindahabi nawe yahise ashyira hanze rero gahunda z'ubukwe ze uko ziteye. Haribazwa rero bati ese Aisha ndetse na Dorcas bo bimeze bite, dore ko abangaba bigeze kuvugwa mu rukundo na Murindahabi Irene, ndetse benshi rero bikaba baragiye banabigaruka mu buryo budasanzwe bavuga bati ibintu rwose nibitaba ntabwo tuzabyemera, kuko Irene yafashije iri tsinda Vestina Dorcas nawe agomba rero gukuramo umukunzi we nyine bazabasha kurushingana, ndetse babasha no kugerageza kumushinja cyangwa se kumushyingira nyine uyu ikindi Aisha, dore ko nawe bavuzwe mu rukundo mu buryo budasanzwe. Bamwe rero bakimara kubona iri mekanisha cyangwa se iyi save the date ya Irene Murindahabi ndetse n'uyu Liliane, byahise ko biba shock cyane ku bantu benshi bagiye batandukanye, by'umwihariko nyine bibaza bati ubu ngubu ayishamerewe ute? Gusa nawe yabigarutseho mu kiganiro agira icyo atangaza. Uwitwa Yampano cyangwa se Uwizagwira Florie ntago ibyo bimeze neza n'umukunzi we, dore ko kuri ubu ngubu uyu Yampano aba ari kubarizwa i Mageragere, aho rero ari gukurikiranwa n'inkiko zibishinzwe. Umugore we nawe watanze ikirego ntabwo ari kwemeranywa n'uyu Yampano mu ibaruwa ibyo yasize avuze cyangwa se nyine ibyo yasize yanditse mbere y'uko yitaba urukiko. Hitezwe yuko rero ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani, ni ukuvuga nyine mu mwaka wa 2026, aribwo uyu Irene Murindahabi ndetse n'uyu Liliane nyine bazabasha kurushingana mu buryo bwemewe n'amategeko, ndetse no mu buryo bwo gusezerana imbere y'Imana. Ni ibirori rero Irene yabashije gushyira hanze, ndetse uyu Irene nyine akaba yarateguje mu buryo budasanzwe, dore ko uyu Irene agiye kubana n'uyu mukobwa Liliane bamaze imyaka igera kuri 2 bakundana, dore ko uyu Irene yagiye avugwa rero mu ngendo nyinshi zigiye zitandukanye, cyane cyane hariya nyine ku mugabane w'i Burayi, aho uyu Irene atakundaga kugaragaza uwo bahuye cyangwa se ibihe byiza yagiriyeyo, ariko mu by'ukuri yabaga agiye kureba uyu mukunzi we. Uyu Irene yigeze kugaragara ari kuri stade ya Emirates Stadium, ni stade rero ya Arsenal, aho yagaragaye rero yagiye kureba imyitozo igiye itandukanye n'ibera hariya kuri iriya stade mpuzamahanga. Gusa benshi bagize ngo ni kwa kundi ukunda nyine imikino ukajya muri stade rero kureba bimwe na bimwe, ariko uyu Irene nyamukuru cyari cyamujyanye ko ari ukujya gusura nyine uyu Liliane, dore ko no mafoto yafashwe rero uyu Irene ari muri stade ya Arsenal, ndetse uyu Liliane nawe rero niwe wari wafashe ano mafoto nawe bari kumwe. Ni ingendo nyinshi yagiye akora, dore ko bwari ubwa kabiri yerekeje hariya, ndetse murabyibuka no mu bitaramo bya Vestina Dorcas byaberaga hariya nyine muri Canada. Uyu Irene yagize gutya abanza kujya gusura umukunzi we, ndetse agira na byinshi rero by'ibihe byiza bagiranye, dore ko bafashe n'amafoto y'inzibutso mu buryo bugiye butandukanye, kugeza amagingo rero akaba aribwo ari kuyasangiza abakunzi be, dore ko nyine kuri ubu ngubu hamaze nyine kumenyekana umubano wabo udasanzwe, kandi akaba ari umubano wabo bagize ibanga, ukaba wari umaze n'imyaka igera kuri 2 yose. Ku itariki rero 15 z'ukwezi kwa munani nibwo ibirori rero bazabyereka inshuti, ndetse bakabishyiraho n'umukorere mu buryo budasanzwe. Uyu Liliane icyo wamenya ni uko abarizwa hariya mu Bubiligi, ndetse kandi uyu nyine akaba yarihebeye umutima wa Irene Murindahabi, dore ko benshi bajyaga bibaza bati ese Irene ubundi azashakana na ikindi Aisha cyangwa ni Dorcas, dore ko
bagiye babigarukaho rero bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga, bagiye babigarukaho cyane nawe urabizi ko aya makuru yagiye akugeraho, bamwe bakavuga bati Irene azashakana na Dorcas cyangwa se ikindi Aisha, dore ko hari n'undi mumama rero bavugaga ko ashobora kuzashakana na Irene Murindahabi, dore ko uyu ari nawe uvuga ko acumbikiye kugeza magingo aya uyu Vestine uri kwarizwa ariya muri Vancouver. Hano rero haribazwa bati ese ko Vestine amaze gutangaza ko yibarutse umwana, Irene nawe yaba abikoze kugira ngo iki kintu cyo kuvuga nyine kuri Vestine utari kwarizwa hano mu Rwanda kibanze giceceke, ubundi babanze bite rero kuri Irene Murindahabi mu buryo budasanzwe, dore ko bamwe rero bari kugenda basesengura uko babishaka. Bamwe bakavuga bati ese Idrissa arihe, cyangwa se Vestine ko asigaye nyine ko bivugwa ko yasigaye hariya muri Vancouver, yasigaranye nande, ninde uri kumwitaho mu buryo bujyanye n'imibereho, dore ko rero bamwe bavuga bati umuntu umucumbikiye ni umumama uzashakana na Irene. None ku inshuro rero ibyo batekerezaga nabyo ntabwo bibaye, haribazwa rero icyishe inyuma y'ibi ngibi. Amagambo rero yamaze gushira ivuga, ubwo rero benshi bari bibazaga bati ese Nkindahisha niwe uzashakana na Irene, ariko rero Irene yamaze kubishyiraho umucyo, ndetse na Nkindahisha rero yabigarutse mu kiganiro yagiriye ku Gihe, avuga ko rero umubano wabo wari prank, ndetse ko n'ibi byose Irene byo gukundana nyine n'uyu Liliane, uyu Nkindahisha byose yari abizi kandi abifite amakuru mudasanzwe. Yabigarutse no mu kiganiro cyagiye avuga ko bitamutunguye, ariko bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga bagiye bamenye bavuga bati rwose ihangane, ndetse rero bamwe bagenda bamuca n'imigani abwira ati ibi bibaho. Uwitwa Yampano cyangwa se Uwizagwira Florie yagiranye ibibazo n'umudamu we, uyu ni Vava, ndetse abangaba rero bakaba baragiye biga barwarukaho mu mbuga nkoranyambaga, cyane cyane nyine ubwo amashusho yabo ari kuzasoni yabashaga kujya hanze. Uyu Yampano ari kuvuga rero ko yaba yaragonze umugore we, ndetse akabasha no kumuza ku nkeke no kumukubita mu buryo budasanzwe, akaba ari byo rero byabashije kumujyana ariya imageragere kugira ngo abashe gukurikiranwa. Bamwe rero bagiye bibaza bati ese uyu Yampano arajyanwaho Jihad ari, dore ko uyu nguyu Jihad rero na bagenzi be bazize zimwe muri video za Yampano. Haribazwa rero bati ese koko Yampano azafungwa cyangwa se azakatirwa, dore ko ibyaha aregwa bishobora kugera ku izahabu y'ibihumbi 500 kugera kuri miliyoni 1, ndetse akabasha no gufungwa imyaka igera kuri 5 yose. Haribazwa rero niba rero impano Yampano twe twaramenye kugeza maginga rero igiye kuzima. Gusa rero abakunzi be bamwe bamureberera hafi bagiye bamusabira ndetse bamwihanganisha muri ibi arimo. Uyu Yampano mbere y'uko afungwa yari yabanje gukora video igaruka ku bibazo yagiranye n'umudamu we, agira ubusobanuro atanga. Gusa mu kubivuga ibyo byose umudamu we yivuye inyuma, arangije abyamaganira kure, aravuga ati ntago niyumvisha ukuntu umuntu w'umugabo yifata akajya kuri kamera ubundi akawuhimba ibinyoma akabeshya. Uyu Yampano yagarukaga ku bibazo yagiye agirana n'umudamu we, dore ko yavuze ko uyu Vava nyine yabashije gukuramo inda zigera kuri 4 zose, ndetse uyu Yampano akaba ari ibintu yakomeje kugenda yihanganira, ariko maginga rero akaba ataragerageje kubyihanganira, akaba rero harabaye ikintu kibi gishobora rero no kubageza mu nkiko aba bombi. Gusa byose turakomeza kubikugezaho 5 kuri 5, gusa icyo ngusaba ni uko wakanda subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo nyine byose byiza bijye kugeraho. Byo mwabanye nitwa Wakanda, ndabashimiye.